ku bantu bamaze kuba baba monetize hari ikintu bita ad cyangwa se ad, amatangazo yo kwamamaza. Murabizi neza ko most of time mbere hari uburyo bubiri bwo gushyiramo ayo matangazo yo kwamamaza. Uburyo bwa mbere kwa kuyashyiramo manually ugashyiramo nyine ad nkuko ubyifuza. Uburyo bwa kabiri bwari uburyo bwo gushyiramo ad biri automatic nyine ukayarundamo gutya ugapfa kuba wayarundamo nyine biri aho ngaho bijagaraye most of time. Ariko icyo gihe nta kintu na kimwe bakubwiraga, ariko nagira nkubwire ko ubu ngubu byamaze kuba byahinduka, kuko ubu YouTube yamaze kuba yazana izindi policy cyangwa se yazanye izindi ngamba ziri buze kuba za generating uburyo turi buze kuba twashyiramo ayo ad ku bantu bamaze kwinjira muri YPPP, YouTube Partner Program. Ibyo tugiye kuba twaganiraho rero muri iki kiganiro, umenye neza ko kaza subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo tujye tubana nyine ujye ubona update nk'izi zo kuri YouTube nyine kandi zikugeraho umusubirizo. Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, impinduka zigiye kuba zaba mu mikorere yacu. Ndakeka mwarabonye neza ko natagiye kuzana n'izindi tips zo kuma WhatsApp n'ibindi bintu, natangiye kuvanga nyine ama content nzajya mbaha, gusa nyine content zanjye zose zaba zerekeranye nyine n'ibintu byo gukoresha ikoranabuhanga n'ibintu byo kuba ubuzima busanzwe, ibintu nk'ibyo ariko twibande cyane kuri YouTube no ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, nibyo tugiye kuba twakora. Ikindi ni uko kuriya twagendaga tugasoma ama comment, tugahera ku ya mbere tuyisoma tukageza munsi, tubigiye kuba byagabanuka, tuzajya tubikora rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe na rimwe ntibinabe ati ngo nukubera iki, kuko niba utegereza ukareba comment zose nagiye nsoma ntabwo ibibazo mbeze nkaho nabisubije byose. Abantu aba creators Rwanda nyine nabahaye package iri full, nta bibazo byinshi bagifite. Gusa nanone icyo uzajya nkora ni kimwe, ugomba kwandika ikibazo cyawe, ntibiguhagarike kwandika ikibazo cyawe, kuko iyo wanditse ikibazo cyawe video itaha nkora mpereye kuri bya bibazo byawe wanditsemo. Birumvikana rero nimba utanditse ikibazo cyawe ukagisobanura neza ukavuga ati muri comment ati bigenda gutya cyangwa se afite ikibazo, ntabwo umenye neza icyo ndibuze kuba nakubwira, ndaza nkikomereza ibyo napanze. Ariko iyo numvise ikibazo cyawe gifite ishingiro kandi ari ikibazo kigaragara, mpita ngufasha. Ikindi kintu nkwibutsa nuko abantu bakeneye consultance cyangwa se abantu bakeneye ko ndibuze kuba nabafasha no kwishyura bya bihumbi, mwibuka neza nababwiye, hanyuma ukampamagara kuri 0788548890. Icyitonderwa, abantu baba diaspora mwongeye mwakujije ya devo yo guhemuka kandi ntago ari sawa, mwongere mwikubita agashyimwe kabyara mwe, dore turaba content creator nta kandi kazi dufite. Rero kuba wandaza amajoro tunyishyure ntabwo ari ibintu byiza. Okay, reka zero nkwereka uburyo turi buze kuba twabigize cyangwa se nguhe ibisobanuro ku icyo kintu, hanyuma ubane nanjye kugira ngo ibintu ubisobanukirwe uburyo bimeze. Utibagirwa gukanda subscribe kuri Creators Rwanda, na pininzemo na group ya WhatsApp ya Creators Rwanda muri comment section wa join kugira ngo ikiganiro cyose kigiye hanze ujye ukibona. Okay, rero uburyo iri somo tugiye kuba twarikora, turarikora pratique, na kantu gato ndimo ndagira ngo mbibereke. Reka maze mbasobanurire mbere yuko turi buze kuba twajya muri pratique. Abantu bashyiraga ad bakazishyiramo mu bintu by'akavuyo kuri YouTube, ugasanga wagiye video yose yuzamo ama ad ukibagiza kuri buze kureba video akeneye content adakeneye ama ad cyane. Rero bashyizeho itangazo, YouTube yaravuze ati ibi ngibi izi nyine distractive point cyangwa se ad ziri ahantu hari bu distracting umuntu uri buze ko wareba izo ad, ntabwo ziziyerekana cyangwa se ntabwo zizagaragara guhera ku itariki 12 z'ukwa gatanu. Birumvikana barimo barakuburira. Ubu ngubu birashoboka cyane ushyizemo ad ukayishyira ahantu hari distractive cyangwa se ahantu babona neza ko atari clear, bahita bakurabura bakakubwira ati izi ad nubwo zirimo ariko zifite akavuyo, kandi kuba zifite akavuyo ku itariki 12 z'ukwa gatanu ntabwo zizaba zirimo ziragaragara. Ni itangazo nyine rya YouTube. Rero iki ni kintu kigiye kuba twakurikizaho, ndakeka ubu no gukora pratique kakwereka nyine uburyo bimeze cyangwa se uburyo bahita bakubwira ati nuko nguko bimeze, hanyuma ubimenye. Ikindi gihe nujya kubikora ujye umenya ati ibi bintu rero nubwo ndi kubikora biri buze kuba byabyara iyi ngaruka. Ikindi kintu cy'ingenzi hano nakubwira nuko iyo ushyizeho ad manual ugashyiraho n'indi automatic, bazajya bahita banabikwereka bakubwira ati iyi ad wenda iri manual cyangwa se iyi ad yashyizweho automatic. Rero nicyo kintu nashaka kongera kuba nagusobanura, ariko reka ze mbibereke byose mubibone, n'abatari babizi namwe mubone uburyo bashyiramo ad kugira ngo nyine ibintu bikomeze kugenda bigenda perfect. Okay, rero
byaba byiza ukoresheje laptop hano, ariko n'abafite telefone nabyo byakunda, uretse ko telefone ziragora. Reka dukoreshe hano laptop. Mpindukiza intebe. Okay, now I'm okay. Reka rero inze dutangire mbereke uburyo ibi bintu bihagaze cyangwa se ibi bintu byifashe. YouTube irimo iragenda ihindura amabwiriza rwose umunsi ku munsi bya hatari. Kaze nkoreshe microphone hari bitu. Okay, ndakoresha microphone zigeze muri ebyiri ubwo ngubwo. Ndakoresha iyi ngiyi kinini barindiriye ko ari ndimo recording akanga nisoje. Ngiye gukoresha microphone ebyiri ubwo nyine nimubibona ntiyo bacange. Ndakoresha iyi ngiyi, nkoresha n'iyi ngiyi kugira ngo sound ize kuza imeze neza cyane. Nakeka kaze nyishyireho iyi ngiyi nini. Okay, ndebe ko irimo irarecordinga. Okay, noneho ubu ngubu rero ndakeka twakora urugero tugiye kuba twakoresha ino video. Iyi ngiyi ndakeka murimo murayibona hano nshyize suri kaso, niyo tugiye kuba twakifashisha. Ni video na uploadinze kugira ngo mberekeho urugero. Ni iyi ngiyi. Ushaka waza ugakanda ahangaha kuri add, kwa akantu ka add ushaka kuba wagakandaho bagahita bakujyana nyine aho bamonetiriza. Birakunda bahita babikwereka. Cyangwa se ikindi ukaba waza nanone video ukaba wanayikandaho gutya. Wamara ko wayikanda wamaze kuyifungura ukaza no ku ruhande ukazana hano kuri editor, bishobora kuba byakunda bahita babikwereka. Cyangwa se ukaza hano kuri monetization. Ndakeka wabibonye nubwo buryo ushobora kuba wakoresha. Okay, tugiye kuba twakoresha ubu buryo. Tugiye kuba twakoresha nyine bwa buryo. Reka nkwereke uburyo ino video nayishyizemo ad zanjye bagahita bamburira. Ni witegereza hano hari aka notification gari kavuga ngo some of your middle ads are interruptive. Bega nyine ni interrupt nyine ni ibintu biri buze kuba byavanga abantu, ni ibintu bitari clear nyine biri interruptive. Hanyuma icyo nshobora kuba nakora hano ndibuze hano manage ad slot, kuzimanaginga. Niza kumanaginga ad slot barita banyereka ahantu hose nashyize ad. Uritegereza ad zose nashyizemo nabashije kuba nashyiramo zose ntabwo ari zo, cyangwa se ni ad ku itariki 12 z'ukwa gatanu zitazigera zerekanwa. Reka nze mbikwereke. Ni witegereza ukabona ngo iyi ad yagiyeho manually. Ndakeka uri murabibona hangaha. Hanyuma ni witegereza hano kaza hano kuri interrupt, bivuze ko iyi ad nashyizemo ad iri interrupt iri akantu k'umutuku. Ni witegereza na hari akantu k'umutuku. Ad nzima mfite mu iyi video ni ad yonyine. Iyi ad iri ahangaha niyo ad nzima navuga ko mfitemo yakerekanwa itari interrupt. Rero reka nze nkwereke iyi interrupt, nkwereke uburyo imeze. Hano barahita bakubwira ati move the ads to natural break point in your video like a send transaction. Uri kubyumva? Middle roll ad will no longer show in interruptive slot starting May 12, 2025. Birumvika hari ukuntu ad uzijyana muri transaction ya video. Iyi transaction ya video ni kwa kundi uba tuvuge wenda urimo nka recordinga video ya hano. Hanyuma nkavuga ngo okay, reka mpindure mbereke mu cyumba, ngahita mpindura mu cyumba nkajyana mu cyumba nkabereka. Rero ad kugira ngo itaba interruptive cyangwa se ad kugira ngo itaza ko yatesha abantu umutwe cyangwa se ibe ari ad idafatitse, biri buze ko byasaba ko ad ndi kuze kuba nayishyira ahantu hari transaction muri video yanjye. Transaction abantu ba editinga mweditingira murabizi. Ni kwa kundi video hahandi bigiye gutandukanira n'iyindi ugadushyiramo akantu ka zoom in na zoom out, gashyiramo akantu kikase gutya. Rero aho hantu niho ugomba gupressinga ad kugira ngo iyo ad yawe itaza kuba iri interruptive. Bivuze neza ko Shizemo reka wenda shyiremo ad biri aho ngaho bira mupango. Reka nongeremo indi ad mwereke ndakanyongera hano nko ku munota amasegonda 20 ad. Nyadingemo. Nimara kuyadingamo ubu ngubu nga savinga, urabona ko iri pending, urabona ko iracyari pending, barimo ba reviewing nyine barebe ko ad nashyiza hanyaho.
reba, we will review this ad slope when it's saved and update the status here if interrupt. Turaza guceke turebe nyimba nyine itari interrupt yuzuza ibisabwa. Nimba eri interrupt ubwo nyine birumvikana ko ku itariki 12 z'ukwa gatanu ntabwo izaba iri mirerekano. Hakuvuga ngo while we are reviewing ad may show in slot. Bivuze ngo mu gihe nyine barimo bara reviewinga iyi ad iribuze kuba yagaragara hano muri slot hano iri, ariko iyi ad pending ntabwo barayemeza. Bivuze ko ni nemeza ni saving no video nibwo iriya ad iribuze kuba yajya muri review bakayireba, ariko iyi ngiyi ntabwo ari ngombwa. Niyo mpamvu nashyizeho izi ad kugira izi zamaze kuba zaba review bazirebye zose bazicekinze basanga ziri interrupt cyangwa se nazishyizemo mu buryo budakwiye. Rero nicyo kintu nababwira mwoka byaramwe, byaba byiza ugakoresha automatic cyangwa se none wamara gukoresha automatic wakumva neza ko ushaka kongeramo ad zawe ukabaza ukazongeramo nta kibazo, nta mutima mubi ubirimo. Ariko icyo ugomba kwibuka ni kimwe, ugomba kwibuka ko nimba wazishyizemo ugamara gusevinga ntuhite upublishinga video ako kanya, urindire nk'iminota 5 cyangwa se nk'iminota 10 uze kugaruka urebe za ad washyizemo nimba hari ad nzima irimo. Ko ni witegereza dore ad nzima mfite mwizi ngizi ni iyi ad yonyine, iyi ngiyi niyo ad nzima yonyine mfitemo hano, nubwo nayo nyicokoje ugahita iba pending, ariko nta birenze nkoze discard nkagaruka iyi ad bahita banyereka ko imeze neza nta kibazo. Ni ad imwe yonyine mfite inzima ari irimo hagati. Iyi ngiyi iri interruptive, n'iyi ngiyi iri interruptive, n'iyi iri interruptive, n'iyi iri interruptive. Rero babandi mwagendaga mufata ama ad mujugunyamo babeshya ngo shyiramo ad nibwo ubona amafaranga, akanyu kashobotse. Reka ikindi kintu wenda twarebaho ni hano ngo automatic ad slot work alongside manually creating additional opportunity to show middle. Hangaha birimo biravuga ko most of time iyo wahitama keshi cyane iyo wahitagamo nyine gukoresha manually bitaga kuri manual cyane kuruta uko bita kuri automatic, cyangwa se wahitamo gukoresha automatic none zikitabwaho cyane kuruta uko bita kuri manual. Ariko noneho babihinduye nabyo birumvikana, ushobora kuba wazibangikanya zombi tu nta kibazo, bagazikiramo automatic nawe kongeramo izindi ad zawe. Ariko kuzongeramo ntabwo bivuze ko ziri buze kwerekanwa, urarindira barebe ko zitari interruptive. Yani update rero naba kuri YouTube. Nakoze cyane kubana nanjye kuko mubizi ngende Oliver Legra in Creators Rwanda. Wibuke ko wakoze subscribe. Ciao ciao, tubonane mu bindi biganiro. See you, hasta la vista.